Sawa kutavuga ugize gutyo. Mumagare hano busa. Gaju. Gaju. Basi ngo mumagare turi kumwe. Gaju. Ngaho karama. Ibi bintu ndabirambiwe niyo mpamvu nciye igiti kugira ngo nuramukuna sakuje mita nkunyuza akanyabo kwanza iki surambiwe. Ako Gaju reka nkubaze umaze kugira imyaka ingahe? Imyaka reka tureka kwivuga ko ni imibare ariko se wowe wirebye ukareba uruhu rwawe ukuntu uri kugenda rumera nta kintu wibwira uri kugenda rusaza mu maso y'abari mu maso y'abantu bose rubanda rwose barabizi kanga ari umukobwa haba umukobwa utarashatse wagumiwe waheze kwishyira kuvuga buhoro ndikukumva ntago njyewe winegeka ndagukubita wowe kuko narakerega kugira ngo njye gufata uyu mugambi wose hacemo imyaka irenga 8 yose uwo ngo urashaka ariko se gushaka n'umushinga gushaka nanjye kubikwereka ko bigiye kuba umushinga ngiye kubikwereka ko bigiye kuba umushinga impamvu utabizi neza ko atari umushinga nuko utazi gushaka amafaranga ubu ngubu kugeza no masani wakennye reba ubuzima tubayemo reba nanjye ukuntu nka musaza wawe ntakagombye kuba baramaye akabasha karimo udufaranga ngo nanjye niteze imbere ako kabasha sindakabona pwe urinda ujya kuvuga ayo magambo ujya kumbwanuka unsakuriza hano ninde utunze runo rugo si njyewe hari ubwo uzi no gushaka amafaranga hari ubwo uzi gukora igice cy'ijana udutunze dute udutunze gute nyine barombwe reba nyine udutunze gute wabuze n'amafaranga kujya kwiyogoshesha ariko ndrose sirusa none nyine siyo mpamvu ndi kubikubwira uri gukora hasi gukanya ubutsibuye uri gukora ureka kumbwira numva nshaka kugukubita nk'ikinyafu muri ayo matama wa mushenzi ni gute reka mbwire njyewe none ndajya gushaka amafaranga wowe ujye gushaka umugabo tubyumvikana twese duhagurukira hano rero nta mugabo ushaka none njye reka mbwire keza hano reba amafaranga reba ubuzima tubayemo nibyo ndimo ndakubwira nuko dukennye akumugabo rero karakenewe kugira ngo baso azahura ubukungu bwawe n'ubwacu twese kamanze nkubaze ndakubwiye ko umugabo ubwo namushaka yabasha kudukiza abagabo rero bagomba gushaka amafaranga ubu ngubu umugabo uzagushaka hanyuma se nagukeneye kuba umugabo umva njye umugabo nta myaka tujya tugira yo gushaka atansiyo ngwiki Imana ni nayo umva none nakubwira we Gaju utanabizi Imana niyo yegena ibyo bintu reka mbwize ukuri imyaka 45 nago ukibyara ariko umusaza rinda apakibyara kugira ngo wumve ukuntu n'Imana yagennye ibyo bintu Imana yanyitonye no kuntera umutwe cyende kukubwira nuko ushaka si itegeko shatse na romanse shaka naguma ndumukobwa gutya yego ngo bamansera ibyo birwagaho gukora kwa mansera bagiye ruko hari hasi na muntu wahabonye ubusungu ababonye hanyuma niwe wahabonye ukajya ngo rero nago tuba tubizi nuko tukwirengagiza nta soni umva ikintu rero ngiye nshaka we Gaju gabanya ibyo bintu haguruka ujya gushaka umugabo niba udashaka kujya gushaka umugabo njyewe ndamugushakira ndamugushakira dore ngaho magaze gushakira imbaho ngenzi zawe wowe hari umuntu muzimu uzeranye nawe ndabikwereka none nese Gaju wo kugira ngo ujye gumanga abantu birwa badusereza ngo tugira n'imiti nagushaka mama cyane umwuzukuru naki wicaye hano gusa mumuhiki kari uwo mwuzukuru agomba kuvaho bwa mbere umukomeje kunanirana hano muri aka gace bana ni murundi kabisa ni murundi wowe se ntabwo umva mbabwire mwe kwitana ba mwana mumbwira ahubwo ibyo bintu mubikorera he mubikura he kandi ni mungore wala ubikorera he urikura he nawe ndi kukubaza wowe nanjye ndimo wala ariya ngo ni kana k'Imana aka wala mumbwira hano ibyo bintu byose mu jewe samutayo mbikorera muri ghetto yo naguze ndaje kandi hano mbikorera jewe ndanda aho biva he noneho ajya ni ibiki ntabwo bizisa n'urumogi hari ibindi mbabaza ndumva murundi ari ukiri kuvuga wala mbabwire muri kungora ariko mfite amakuru ahagije mwabimbwira mutabintu ntabwo ndi buborohe ntabwo ndi kugora mumbwire mubikura he biri hehe mubikorera ahubwo se turabifite mufatanya nabandi urabifite yagiye wala ahubwo muyobozi buriye nasanze uri intwari cyane mu buzima hari ibintu byonyine ngiye nkushimira mu buzima bwanjye iyo nkubonye mpita nibuka ko ngomba kuba umwana mwiza ahubwo jya akantu gato nakwisabira namanitse agahera kukiba twicetse hasi se wallahi duhaguruza duhagarara umurimo murakina sibyo kubera ko wumva turi kuganira byoroheje
sibyo Uzakina. ariko ikintu ndi kubabaza kirakuru Yego. urumogi ntirwemewe muri iyi Turabizi ko rutemewe. hanyuma kuki murukoresha mukanaruha n'abandi bantu Dore uyu bande twebwe ukoresha urumogi. none ni ibiki wakoresheje kugira ngo uri kuvuga gutyo Njye bitewe n'urukundo nkunda ubuyobozi bwanjye banaye urumogi rwo bararunywa ndi kubaza mwebwerega nta bandi ndi kubaza ko twe impamvu twe turunywa se wala ahubwo mbwira urubaha sasa ugombye ukabaza n'izuba impamvu yuko riranyakira nkaba nabizi icyokere. uretse mbwira ninde urubaha Ninde uruguha. ariko wala utabeshye muyobozi ubu nguko nanjye je nkakubwira ninde ugura urumogi ari we wamuvuga wala ibyo rero muri kwigira gutyo ninza kuza kubatwara tukabakubita ikiboko murabyemera Uradutwara se tubaze iki muyobozi ko ntago tunywa. icyo mbabaza rero nicyo ndi kubabaza aka kanya urumogi mukoresha ruvahe kuki murukoresha Cyangwa ukabaza bitemewe ndumva nakishyura. Urumogi dukoresha turukura ku rumogi. aya aryo uvuga neza wala urumogi dukoresha Turumwana ku rumogi. mwararuhinze turarugura Turarumwa ntabwo murugura hereye icyo ni ikibazo gikomeye icyo cyane nicyo nshaka kumenya ariko icyo kibazo kigoye no murugura he ariko ko mutabona aho murugura ntabwo mwarura nyine utabeshye wala aho kugira ngo umubwiraho nk'uri imari Yego. ejo usange baraguhamagaye uje kunkingura ayo makuru ushaka guhagararaho rero urayazira Amakuru guhagarara aricaye. Ntago yahagaze arayicayeho. Umuyobozi nawe agiye abadafata. Oya, Abwira umuntu wicaye ngo urahagaze. urundi njye ntabwo ndi kumwe nawe ariko ikintu ndimo ndavuga arata Wihanangiriza ikindi nturi data nturi mama Gaju, iyo mkono ufite nayigukubita wihanangiriza nde wowe wihanangiriza nde Wowe. noneho gaju reka mbwize ukuri ngiye kano kanya dore ngaho mpagaze ngiye kugushakira umugabo kandi nuramuka umwanzi turareba imbwa n'umugabo muri uru rugo. wowe uri umugabo none sinjya muhungu mukuru uri hano aha sinjya muhungu mukuru uri niba hano wari umugabo naho ubundi wowe nta kigenda uri kuturira ibiryo uri kuturira imyanya kumva ufite ikibazo cy'ibiryo ntabwo ari ibiryo gusa njye nkeneye igishoro ninde ubihaha njyewe nkeneye igishoro kandi igishoro ni wowe igishoro ni weho mbega njyewe urabona ndi igishoro cyawe ye umva igishoro ni weho njyewe mba nkubwize ukuri ngombe nanjye nshinge bizinesi ara mu isoko wakuye amaboko mu mufuka dore amaboko yanjye ntabwo ari mu mufuka ukubwira shaka icyo gukora waba umukarani n'ubundi usa nabo icyo gukora ari wowe icyo ngomba kujyanisha gukora ari weho ariko ibyo bintu kwacu utari kubyumva ariko gaju njyewe ubu ngubu ndumva mfite n'imbunda ntesha umutwe nkajya nkahita numva inda yakubye yakabaye yaravuyemo si nkubeshye kuko mubona nta kintu umaze hano nta gitekerezo kizimugira wumva ibintu byose wumva ko umwenda uzava kuri mama n'utava kuri mama uzava kuri njyewe ibyo kurya none ugeze no kumva yuko uzakora ari uko njye nashatse none reka nanjye nkubwize ukuri none reka nkubwize ukuri njyewe ahubwo ari njyewe ubundi bajya bavuga ngo ngakungo gashaje niko karyoshya imboga kandi nkubwize ukuri abakobwa iyo muri kugenda musaza mushiririza inkono ngiye kukubwiza ukuri ahubwo ari njyewe niyo nashaka umugabo nta natanu nazatuma ngo ariko ibaze none uwo mugabo aramutse agusohoye hano muri ino nzu nibahasha nkagusohora nambaye umukenyero nawe wambaye undi ni ngombwa se abariho nsora hano hanze hari abahungu benshi bambera musa basaza banjye base nk'iyo ngegero nisa ntanga noneho niba genda ubasanga aho bari hano se ni wowe hano ni wawe hano ni kwa data bakubwira ngo nawe mugabo usigaye muri no rukugira ngo wowe ugira ngo aha ni iwawe umugabo ntago ari ipantaro umugabo ni ibikorwa nese ugira ngo aha ni iwawe ugira ngo aha njye ni iwanjye njye ninashaka nzanashakira muri iyi nzu ya data wowe uzajya gushaka mu rundi rugo cyakoze ubwenge buke burusha amaguru di ubundi kamubaze iyo uri kuvuga ubwenge bufite mu mutwe cyangwa waba ukandagiye ni nk'uko nawe iyo urimo uravuga ngo nta mugabo uzashaka ushobora kuba wenda ubwonko buba wabusize mu cyumba cyawe njyewe mba nkubwize ukuri umwanzuro ni uyu nguyu nibanza gushaka umugabo ushaka njye kugushakira umugabo wambesire njye kandi ako pu bishe tukanyamamagaye mukecuru wanjye abantu bo mu byaro rero niba ari icyaro niba ari igisinzi niba ari uriya muyaga w'ibishanga babegeranye nabyo mpagaye mama wanjye mama wanjye ndamamagara arambwira tumvuye ku rusengero mu 15 ndamubwira nuko rusengero rumbwire ndagenda mbabwira ko uyayobeje wari ugiye kuyohereza kuri nimero yanjye none ngo basigaye barazanye n'amakode wita afite gutya urayohereza ndavuga ni iki kintu umupasiteri abwira umuntu ngibyo rero akaturi mu 15 gutura 15 muri asi ikibazo njya ako nakihanganira ejo bundi meri yagurishije inka
urumva ngagiye kubaka urusengero kandi bari mu rusengero barimo gusenga bamaze imyaka ine ngo agiye kubaka arimo arubaka urusengero rwubakwa n'inka umuntu ukamubwira akagurisha we nizakorotire batubwira ngo dutange contribution ngo yakorotire urusengero murarwubaka mukanarukorotira icyo gipangu se murashyiraho iki murimo murazitira abadayimoni kandi barangiza bakavuga ngo turi mu mababa y'Imana ayo mababa barayatemye none usibye no kuyatema uno se akeneye amatafari barayabuza kunyagirwa se icyo kintu buriya n'ikindi kintu kimbangamira ku nsengero n'abapasiteri nuko barusakara nimba turi mu mababa y'Imana imvura kutatugeraho turarinzwe kandi bakatubwira ngo umwuka wera agiye kumanuka umwuka wera ni kwa kundi usanga umuntu basengeye ubukire ntabubonye umwuka wera mwamupfukiranye aracaye ikindi kintu ibyo bintu byahise bimiyide ndavuga ni ibi bintu abantu bakora byatunaniza iki twebwe umuntu ni gute afata abantu akavuga kandi ubwo meri wanjye ari mu bakennye urumva nibashyizemo kenze ibaza abatagira ubazo wagiye agaparika imodoka ya miliyoni we na 30 kuzamuka binaguteranisa none hari akantu bajya bakora k'igiseke abantu bagatura babona kugira ngo nubona umuntu ashyizemo bitanu nushyiramo igiceri ahagaze umuntu abahagaze gutyo umudiyakona kureba hari urusengero nagiye urumva umukecuru watuye igiceri kizana bakimusubiza abandi Imana yarakaye Imana irakajwe n'iki mu naravuze n'abantu bamaze kumenya imitwe bamaze kubaho ko nukubaho uvuganye n'amavide ko turi babiri turahangaha amakote tuyafite n'umunwa ongera buri pasiteri agirwa n'umunwa kabisa ntawe ariko ngiye nkavuga ni ngewe naba mu gushaka amasoko kurusha mu gusenga nanjye gusenga ndabishoboye njya mbona uturiri kuri za TikTok yego uzi hari umupasiteri waciye ibintu yego nawe barimo kwivugisha utuntu nakopa nka pesting saze nutwo ngutwo ngiye nkavuga ni rero aho kugira ngo nzaje gusenga kiremo God Imana imihanda tuyita God urumva urumva aho kugira ngo nzaje gushyiramo ibyo bintu avuga ni nabihereza amavide ubimenyereye gusenga rwose ahubwo nanone tugaruke ku mpamvu nyamukuru tugiye gufata umwanzuro ku mpamvu nyamukuru amaturo ku mpamvu nyamukuru amaturo reka tuzahita igitambo aho kugira ngo naje gusanga aho gutura imibi umuntu yaturisha ahubwo amafaranga ntacyo biri kutwungura ahubwo turi guspendinga kandi buriya kuba pasiteri bisaba kuvuga neza ukanavugwa neza ni ibintu bibiri yego umuntu akavuga ati bari abantu ni bazima icyizere kandi nacyo gikora icyizere nicyo gikora kandi buriya ijambo ry'Imana tubwira ati iyo wizeye ikintu kiraba nimba umuntu aje hano afite ikibazo cy'ukuguru ukamubwira ati zera ukamusengera ukamubwira nzajya ngusengera saa 6 nimugoroba akabyizera icyizere kirarema agacemuka kandi ikindi kintu naho nibashe ku cya Bibiliya n'ibitabo by'indirimbo ariko ndavuga ni byarakemutse ikoranabuhanga ryaraje downloadinga ndavuga naho ngaho byaba bikemutse ikindi ni lokasiyo ubwo tuyigiriye biravuga ngo aho murenga babiri bumva ko natangiye akazi uwiteka azaba akazi wagatangiye ubwo none babaye nka batatu byabaraka urumva aho hano turi kumwe nayo ubu yahageze dushaka twanayiganiriza mane byo tugiye gukora amafaranga umugisha reka nta mafaranga nuko twanga kubyerura abanyarwanda n'abahanga ngo mana ngo umugisha ushaka niki wavuze ko ari amafaranga ko bintu byose bikemuka habazwa n'umuntu ujya gutanga icya 10 asaba umugisha arimo kuwikura arimo aragutanga iyo bira gutura birangora nanjye gutura birangora mama wanjye yabimbwiye ndarakara ndavuga ariko n'umubyeyi sinamubwira ko yakoze ikosa nta mubyeyi ukosa ahubwo umubyeyi wowe mubwira ko wakosheje gukosheje n'amarangamutima nibyo buriya yavuze ku mwana we aravuga ngo umwana wawe abonye umugisha biriya 15 byakabaye ari ibyanjye hanyuma ubwo abakiriya bo isoko ni ukurishaka abakiriya bose ingeri zose tukazakira tukirinda insoresore n'inkuba abo nta mafaranga baba bafite abo ngabo nibo uzaza akakubwira ngo uwo nguwo niwe uzaza akubwira ngo nta kanyabugabo turi abapfumu haribo baba muri ibyo bintu abandi barimo barashaka gukora indege mwebwe murashaka kwirirwa mu buriri murimo murashaka kwirirwa mu buriri cyangwa bagaca akanyabugabo burundu umuntu akajya yavayo nibyo byadufasha kuvuga nabi hari n'igihe usenga ukina Imana ikabisubiza ushobora kubivuga gutyo wikina twavuze ko iri hano ikahita ibyumva byaba ari bibi cyane uturirimbo twadukora tugenda n'utwibuka sibyo akazi keza rero sawa ndimo ndavuga akugira ngo mvugaho nk'uri imari n'iki byose uri kumva mu gitondo wumve ngo story cyaka n'imana ngo yapfuye naceceka mukamwaye uko nagira icyo mbamara aze muyo usigakorera itangazamakuru
kurumva kurambaza ngo amakuru wanumiye sibyo nyuma yo kuntumira ndagusubije umbaje ibintu ndagusubije hanyuma sibyo shinzwe byo urabizi ibyo wenda uri kumbaza igihe nabereye umunyamakuru ibyo nshinzwe byo urabizi ntabyo nzi pe nabanda kubeshya ibyo nshinzwe rero birimo guhashya ibyo bintu ukora ahubwo ushinzwe urukura turangiye ntabwo tugiye kwisumbira umva mbabwire rero muri gukina nanjye sibyo ariko ninkoresha itegeko muransaba imbabazi umuyobozi yenda ntibigera aho ngaho ariko ninkoresha itegeko muransaba imbabazi kandi ntabwo ndabazi umuyobozi arashaka iki kwanza umuyobozi ashaka kumenya urwo rumogi mukoresha murukurahe ninde uruba nitutaguha amakuru biragenda bite ndakoresha itegeko ko rirabinyemerera murabiharira itegeko rivuga ko mwebwe ubwanyu ndabizi ko kana kima sibyo kugira ngo genge kuranga ahantu mpahira iryo tegeko nirikore ndakemera itegeko rivuga iki bagufunga igihe kingana iki ntabwo akanya ngiye kugusomera itegeko ryose bagufunga igihe umva kingana mbabwire ndagiye sibyo ariko ni ingaruka nsange mwamenye umuntu wabikoze turamumenya uruba sibyo ako se iryo tegeko ariko arakubaza ngo rivuga igihe kingana itegeko rihana umuntu wese warenze ku mategeko ko namwe mwamaze ari uguhana gusa se ubwo byatuma njya kuvuga umurara wanyu ndaje kandi mutaza kugira aho muri ariko rero umuyobozi ashobora kuba ari seriye none se ariko numva uri kubivuga nkaho utabikora warayi uzi ese wowe ugeze ubivuga ko ubikora ariko ibibazo mba ndimo urabizi mwana nese njye ndi mu bisubizo nanjye ndi mu bibazo ikintu mba ndimo ndakubwira iyo ubwiye umuyobozi kuriya kandi ubizi ko meri wanjye ibereye mu bitaro umuyobozi ariko ayobora kumushakira ko kurya no kumunsi umwe bamfunga wakira nese yuzi bazo mfite ngiye mu nzu mu gitondo baranyirukana none ngiye gutanga umuntu nabwiraga ngo ntiza gatana aho ngaho ngiye nkurangira abakira kayama ngiye kubutanga bamufunye ahubwo agatekerezo kazimage neza akazi kuko numvisha avuga ngo ibintu byo kuvuga ngo gufungwa bw'ubuzima bwacu waba buhagaze ya miryango rushaka kwita ndiba tukiyitayeho ndavuga ati twashaka baradushinja hariya nanjye ndabafite abo ngabo ni bande mafide na nyatsi wagira ngo harundimo wagira ngo ndimo nanjye nabona keka urumva bari abanigana nubwo ari abakomisiyoneri n'ibindi bintu none abapeti nibo bajya ibice twakariye niyo mara kubabika ariko tuzasiga tumeze neza urumva ni babiri kuri aba aribo dutanga bari tugomba kuko nitumara kubatungira agatoki ngo ni bariya basigira bakora perezida twe twigendeye twebwe twagiye twatangiye n'akazi akaro ni saa cyane ahubwo ubirimo jewe ntabwo se hari ibindi ndimo se ibyo ngibyo basanze batanarungwa se byagenda nta kibazo twarubateka twe basanze turungwa ko waduketse kurubateka mfite ubwenge reka asa ne tujya kurupfusha turubateka tutarungwe ako twarubateka murundi witonde ugende gake Imana bari baturangiye rero ariko uko bimeze gahunda ndakeka ko nk'umuntu werekwa waba wayibonye iyo abantu baje ubona ari umugore n'umugabo icyo si kimwe neretswe ukabona yuko ibyishimo ku maso yabo bisa nkaho kandi ubona ari abajeni mari uhita umenya yuko hari ukuntu uwiteka atarimo kugenda atanga umusaruro mu nda y'umugore yarereka hanyuma ajya ngo witwa pasiteri Mavide ni izina kinyarwanda mu cyongereza ni Mavide bashyiramo ubutinde Mavide kamwe k'igifaransa sinzi niba mubizi indi miguriya izina riba bitewe n'ururimi rivuzemo rero mu kinyarwanda ni Mavide dore ko abapagani bayakunda ibintu by'amacupa sibajya babikubazaho cyane rega abaho ya divayi n'amacupa arimo amazi y'umugisha ibyo byose divayi ntabwo wemerewe kuyinywa nimba uri umurokore ariko mvuze amazi y'umugisha rero icupa ryose rega nire nuko ntajya namamaza buriya naryo ni ivide ahubwo kubera imitwe yacu n'ibyo dutekereza uhita ushyira mu nzoga n'abaciriye urubanza na fanta ni ivide ntabwo tunywa inzoga champagne ni ivide urakoze cyane hari n'amazi yaje mu ivide y'inyange inyange igira amazi y'ivide n'amakuru mfite ni uko kujya mu ijuru bazadushyira mu mavide tukazamuka kugira ngo hatagira ikiduhungabanya ariko iryo ni ibanga ry'uwiteka ntajya muzabivuga mu bintu rero byari bazanye ndashaka ko tuganira nkaho nk'umugabo umbwira ikibazo cye na madame njye na madame tumaze igihe ariko rwose nawe urabyumva hajemo ikibazo hano ni ikibazo gikomeye cyane kuko nawe urabibona madame tumaranye imyaka igera muri ingahe 3 ni myinshi cyane
turi umuryango wifashije nta na kimwe tuvuze mu bigaragara ariko nanone ikibazo dufite ni icyo ngicyo gusa hanyuma madame we sinzi ikibazo aho kiva ariko nawe twari twavuze hari umuntu wari watwegera atubwira ngo rero mugeze mu bakozi b'Imana hari igihe abantu babagirisha ari gutya bakabakora iki bakabafunga batega ibintu bitari byiza rwose nanone mu bukwe kuko mu bukwe hari abantu benshi nuko twatumye abantu benshi cyane kuko twebwe wenda nk'abantu bizera Imana twatumiye abadukunda mubanire bose tubabane kuko nyine Imana yavuga ngo bana na bose rero twatumiye bose tuzi ko ari nabo twari tuzi ko batazaza ariko madame baraje bose baraje pe baratubana ba nyirasenge buye baraje ndabona ari umwuka mubuvu banje bawe afite nyirasenge wirabira mugufi niwe wamuteze ibintu niyo mpamvu mutabyara ariko muhumure muhageze imbere y'umukozi w'Imana icyo kibazo kigiye gukemuka hanyuma dusabwa iki rero buriya nuko ibintu by'Imana iyo bishyizemo amafaranga n'ubu umutima urimo kundya ariko buriya nta kintu kiba nta gitambo na mbere hose mu nkuru za Bibiliya wumvaga ko batangaga ibitambo ubu ngubu rero igitambo kigezweho cyo muri iyi generasiyo nta mafaranga muratamba igitambo cya miliyoni hanyuma mbasengere uwo mwana rwose si umwe si babiri dore ko niwanyu mubyara impanga ndabeshye ndiko ndabona impanga miliyoni nyine wenda nta mafaranga menshi nta n'ikibazo twagerageje no kujya kwivuza no kwa muganga biranga mada kamwereka ikintu kimwe reka nganirize miliyoni nta kibazo buriya miliyoni umwana wa nta kibazo aha ntabwo wabona igiciro cy'umwana hanyuma miliyoni kuri njye ndi kumva miliyoni hari ikintu toto ariko rero umukozi w'Imana gufata miliyoni uhita utanga kasha muri iyi minsi nawe urabizi ntabwo ari ibintu bimeze gutya njye natekereza wenda mu gitekerezo cyanjye uko urabizi inda madame azayitwita amezi angahe miliyoni niyo nta kibazo sinumva buriya rero ikintu cya mbere mu murimo w'Imana hasaba kwizera ndabasabye ngo guhangayika kwawe madamu nawe kujye ku ruhande twiyambaza Uwiteka azabana natwe muri uyu mwanya dufatane ibiganza rero twiyambaza Uwiteka muhumurize dusenge mwami ndaguhamagaye muri uyu mwanya ni wowe watanze Yesu umwohereza nka kuriye ajya mu nda ya Mariya aba marayika wohereje izo nanga rero ndagusabye ngo ajye mu maguru y'umugabo inanga ku murongo ajye mu matako y'umugore harangare umwana ajye mu nda avuka dore ko ari utanga abana niwe wadutanze niwe wabazanye baha abana benshi umugabo abyara impanga uyu mugore yabyara abana bane ariko niwe utanga abana nambaganye amasitani ari mu nda y'umugore bamuteze mu izina rya Yesu twizeye turasenge amen rero gake mu gitondo saa sita n'umugoroba nzajya mbasengera kandi gutyo kwizera unakora akazi buriya ibintu by'Imana urakoze cyane hano mucyo navugaga ni kimwe pastor urabona miliyoni nayikwemereye pe ugomba kuyihabwa ariko ni momo oya nta gusobanuraga wabanza nkaguha igihumbi kuko urabona ko umugore atwita amezi 9 uko tuzajya duhura twose nkaho make kuko madame ashobora kugira gutya twajya nko kwa muganga wenda indi maze nk'amezi 2 nkumva ngo yavuyemo cyangwa kandi naraguhaye iyo miliyoni urumva ko cyaba ari ikibazo nyemera manze nkukubita inote y'5 uko tuzajya duhura kose nzajya nkwa amafaranga kugeza miliyoni ivuyemo na Bibiliya yavuga neza ko ari amabyi ya Satani kora ayo mabyi agira bitanu gake ni rwo rugendo kandi nkomeze mbasengera nuko urukagira ubundi umuntu isengesho yarisubiza inyuma ngaho mugende mukora akazi gasaba ko mubyara muvanga wenda n'abandi bakiriya bazi ubeje tuzabona nase oya ahubwo uzabona n'umugabo ngiye se turabona nkugira ikikatagiye uzagutera nzabasengera mbona uhinduye sisura oya hasigaye 995 urakoze pastor akoze umugabo wawe unyambuye bibaza bite none iyo umuntu aje ari umugabo n'umugore ubundi nuko ntakakubwiye ako kantu umugabo mubwira ibye n'umugore ibye kuko ibibazo bari bibi bariya ngo bimeze bite bashaka kwiyunga bashaka itorero ryacu ryatanye no gusezeranya abantu se barambabaje bari abantu ureba babiri ariko ntago bambabaje by'amarangamutima ngo mbure n'icyo nshyira mu bivu bari abantu nta rubyaro bafite ntarwo bireze cyane muri iyi minsi si biri guterwa n'iki cyane n'abagabo bikinyagiza iri kwiyongera n'abagabo bikinishije bakiri bato intanga zacitse amazi ntizigerayo ariko ndabasengeye yego uriya mugabo ashobora kuba ari n'umujura yanyemereye miliyoni agiye kunyishyura amaye 5 ngo azajya anyishyura muri resitoruma ngo uko umwana
ukwezi kumwe amacumi yego mpaka amezi 9 avutse ikibazo rero bitanu uwo mwana si ubwo ngubwo atavutse aho ngaho ariko aya ngaya se yose twayabari ayo ngayo yabike cyane gitumye kuwiteka noneho ikintu nkunda nayo ngiye kubwira ngo buyama ariko ngewe nkawe pasiteri wowe ukora akazi iyo yicaranye bigutera motivasiyo ko nandayivuze kandi abapasiteri aho tuva noneho umufuka uhereye mu bitanu uwo mufuka uzaba blessed kandi witeka nuko aba nabandi muraho neza namahoro mwakambara mwaberwa Yesu ni karibu ariko mafi ubumuga bwo kutabona mbere wa mugani mbere na mbere bakigera hano abantu biyubashye nyamuneka mureke tubaragize Imana urusengero rwacu ntabwo ruraguka ariko gake gake ibyo byatinye naba ngabo ntabwo ari ngombwa kuvuga amagambo wabumvise nawe twebwe kubona abantu bwa mbere ngo kubaragiza Imana yaravuze ngo mureke abana bato kandi abana amazina yanjye nitwa Nyekso bakamwita Mavide turabakozi b'Imana twabanze tukabaragiza Imana yego nibyo navuga Zesto kamekeje bundi kwa masuri Mavide ni wowe umva nimba tunasenga niba turi gusenga twubahane tugaragaze hanyuma se twebwe urabona tuje hano mu rusengero nimba hari n'umwuka muri Satani ari n'ikibazo twabanze twabasegera tokeshi imbaraga Damagana izina rya Yesu kakanwa buje ejo bundi nasanze ndagakora byatari uyu yamenye erega Satani reka gutumaho umuntu ugasanga kubereye Senga baraje hari natwe imbaraga dusenga natwe twagura mwikorera mwagura agakiza se basigaye bakagura oya nugutura ntabwo byita Mavide wala umuyobozi urimo uravugura umujyi ucuruza murarufite nawe yiguri ariko noneho urumogi warubeshya abacuruzi b'urumogi niyo barakiza mpamvu Satani yagerageje nde Yesu akamubwira ngo fata umugati uvume kandi Satani kandi yagomba kubyihakana wayikomeje akuyungu yarankubise Yesu izo yakubiswe ugira ngo nasageraho ntabwo uri Yesu se oya nijyo ndimo kuvuga twebwe hanyuma turakoze ibyo abasore bavuze murabyumvise ni ibiki kubyirengageza ndetse n'abacuruzi urumogi rwabaye ikimuyobozi mwirwa mu ruhiga hasi hejuru Mavide yambwiye ngo ntihaze umuyobozi ngo azabyihakana none kandi yarayikomeje abari bo baruba mu gitondo niwe wakampaye muyobozi wenda uyu musore uramuzi se muzi hanyuma se zira Mavide akaba yari kumeze tumaze kubwira mu kanya kari twivuze warunywa se we yarunywa n'ikibazo buriya abantu banyoye urumogi ntukabizere uyu ashobora kuvuga ngo urumogi hanyuma abahungu bazi umuyobozi utari gusenga pe izina ry'Imana nakubwiye ngo barakugira inzangu ukabihakana hanyuma se urusengero rwanyu rwashinzwe ryari ijambo ry'Imana ratubwira ngo ntaho Imana yubatse urusengero kandi ikindi imibiri yacu n'urusengero hanyuma nawe uragenda n'eshanu twigendera kubera ko urabona tugiye se ko tubakweretse twe naba rwose umuyobozi nibagucika wagacika amazuru we murabwira umuntu ngo nibamucike n'umugore bwana muyobozi icara rwose batazagira ngo umwana buriya rero Satani hari uburyo akorera mu bantu ugasanga yoheje abandi ari no turi gushaka gufatanya inzego za leta no gusenga kugira ngo igihugu cyacu gikomeze gutera imbere ibintu birimo Imana bitanga kurashisha imbunda basengera ntabwo yihushwa ngo mufite urusengero turasenga ibintu by'urusengero biratandukanye aherera urusengero ahari hose wasengera ubutayu Imana yumva hano uri pasiteri uri iki nje ndi pasiteri ibyangombwa buriya kuba pasiteri n'izina ibyangombwa rero ibyangombwa umuyobozi ahubwo bakaba barishyira no kundangamuntu kuvuga ati pasiteri Mavide nyine ni hehe bagufite pasiteri muri gahunda ya leta usibye abo nsengera ariko muri gahunda ya leta twari turimo gushakisha uburyo dushaka iseta ko nabyo hari ibyo bisaba nta byangombwa sibyo umukozi w'Imana sinabi umukozi bw'Imana nyine usengera abantu ababishaka umuyobozi nawe ubishaka yagusengera umuntu yagusengera bitewe n'ikibazo rwose tukanumvikana si ibyangombwa byo nabyo mukora ibintu bitemewe gusenga buriya gusenga kwiyambaza Imana ni ikibazo neza ntabwo babifata nk'ibitemewe banza wumve simba sanze aho mukorera se siho mbasanze hari icyangombwa mufite se none se babayoboka mutari kubatuburira ubu mwitwaza ngo murasenga ngo turagusengeye ngo ituro ry'ishimwe icya 10 n'ibiki n'ibiki umuyobozi byose kumvikana nje hano ufite amakuru basanze hano mukorera sibyo se
bivuze ngo ariko muyobozi njye nkeka ko mu gihe umuntu arimo gusabira uburenganzira iki twabipanga gusabira uburenganzira twabipanga ariko serivisi ikaba yari ikenewe cyane uburenganzira bwa mbere buva ku mana mwabipangaga ariko mwebwe mwaratangiye sibyo se urumva ko serivisi yari ikenewe yihutirwa hari n'abavuye hano tubahaye urubyaro umva mubahaye turabasengeye tubasabiye umugisha mubahaye urubyaro nakumvisha hanyuma rero ibyo bari abasore bambwiraga ko by'urumogi n'ibiki byo simbitindaho turabanza tubasuzume tubyanzure twabimenye nabo ubwabo simbaretse sibyo ariko ikijyanye no gusengera abantu ngo murabaho urubyaro mu guteka mutwe urusengero rwanyu nasabiye umugisha iyo tubonye abayobozi turavugishwa kubera ubwoba badushyizemo buriya umuntu ugira ubwoba bafite icyaha dufite icyaha kavukire mbabwire ikintu cy'urumogi ntacyo ngiye kukibatwaraho aka kanya ko ndabanza mbapime ariko ikijyanye no gukora urusengero rutemewe gutuburira abantu nibyo mugiye kuzira ku buryo uyu munsi murara mu nzitari yawe ndagaswingingi